Birashoboka ko umuntu ashobora kuyikina afite izindi nyungu akurikiye. Ibyo byose birashoboka, ni nk'uko no mu mpano zindi zitandukanye hari igihe umuntu ajya mu mpano ye akayikoresha uburyo butari bwo. Birashoboka ko wajya gukina filime ukitwara nabi, ariko ntabwo bivuze ngo umuntu wese ugiye gukina filime yitwara nabi. Aho mubyumve neza, mubisobanukirwe neza. Kuba wakina filime ushobora kuyikina wamamaza ubwami bwa Kristo muri iyi si, kandi ikindi ushobora kuyikina kugira ngo werekane itandukaniro. Komenti zari nyinshi cyane, ku ruhande rumwe zari mbi, izindi zari nziza. Nibyo natangiye mvuga ngo akenshi uyu mwuga abantu benshi bawubona ko ugiye guta umuco, ugiye kuva mu bukristo, cyane cyane ndavuga nk'abantu b'abakristo bakagufata mu yindi shusho wowe udatekereza ko bagufatamo. Ndabashuhuje, nitwa Justine Musabyeyezu, nkaba ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umutware n'abana, nkaba kandi ikiruta byose nkaba ndi umukristo, nkaba nkijijwe, nkaba nkunda Kristo. Nifuje rero ko tuganira ku bijyanye na sinema, cyane ko ndi mu ruhando rwa sinema nyarwanda, ndi umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda. Ahangaha ndagira ngo mbashishikarize cyangwa se mbatere umwete wo kugira ngo abiyumvamo impano, cyane cyane abakobwa, abamama, ababyeyi, batinyuke bagaragaza impano zabo. Nta cyaha kirimo nk'uko benshi babivuga cyangwa se babitekereza. Muri ubu buzima Imana yaduhaye impano zitandukanye. Rero ushobora kuba ufite impano ikaba ari izakugeza kure, cyangwa se ikaba ari cyo kintu Imana yaguhaye kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ugasanga rero kubera ubumenyi buke abantu baba bafite no kutamenya kwimbitse, abantu barafata ibintu bya sinema nk'aho ari icyaha, ariko mu by'ukuri ntabwo ari icyaha. Hari amafilime natwe tujya tureba, amafilime avuga ku bijyanye n'ubukristo, hari amafilime tujya tureba ajyanye no kugaruka kwa Yesu cyangwa se kuzamuka ku itorero. Hari amafilime menshi y'ubuzima bwa buri munsi kandi akinwa n'abakristo. Rero rubyiruko, abakuze, batoya, ndagira ngo mbabwire ngo mutinyuke, murashoboye, nta kintu na kimwe mutageraho. Kubera iyo mpamvu rero ndagira ngo nshishikarize ababyeyi, babwire ngo kuba umwana yakina filime, kuba umubyeyi yakina filime ntacyo bitwaye pe, ahubwo ni ukubaka ubwami bw'Imana dukoresheje impano zacu Kristo yaduhaye. Hano rero hari bamwe babibona bakumva ko rwose bidakwiriye, nta mwari ukwiriye kujya gukina, ariko icyo ni ikinyoma. Abandi bakavuga bati kuba wakina filime umuntu abikirara, umuntu bakagufata ukundi kuntu kutariko. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo abantu bose b'ibirara ntabwo ari uko bakina filime. Abantu bose bananiranye ntabwo uzagenzura urebe si uko bakina filime. Ndagira ngo nashishikarize ababyeyi, ari abapapa, ari abamama, kugira ngo bajye bareka abana cyangwa se uwo ari we wese wifitemo iyo mpano yo kuba yakina kugira ngo bamushyigikire. Nta kibazo kirimo. Gusa hagenda habonekamo imbogamizi. Nibyo koko birashoboka ko umuntu ashobora kuyikina afite izindi nyungu akurikiye. Ibyo byose birashoboka, ni nk'uko no mu mpano zindi zitandukanye hari igihe umuntu ajya mu mpano ye akayikoresha uburyo butari bwo. Birashoboka ko wajya gukina filime ukitwara nabi, ariko ntabwo bivuze ngo umuntu wese ugiye gukina filime yitwara nabi. Aho mubyumve neza, mubisobanukirwe neza. Kuba wakina filime ushobora kuyikina wamamaza ubwami bwa Kristo muri iyi si, kandi ikindi ushobora kuyikina kugira ngo werekane itandukaniro. Niba hari abo tubona bafite imyitwarire itari myiza, kuki wowe utagenda ngo uhindure ayo mateka, ugakina ukihesha icyubahiro, ukiyubaha, ukihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo, ku buryo n'umuntu ukubona hanze hirya avuga ati uyu muntu yabishoboye ate, uyu muntu ni gute yabashije gukina filime tuzi yuko ibamo ibintu bitandukanye bibi, ariko akaba yarakomeje gukizwa, akaba yarakomeje kurinda ubuhamya bwe. Aho rero niho ngira ngo nibutse abifuza kuba bajya muri uyu mwuga ko
ushobora gukina filime kugira ngo werekane itandukaniro, werekane Kristo muri wowe. Kuba wamenyekana ntabwo bivuze ko uhita uhindura imyitwarire yawe, ntabwo bivuze ko uhita uva kuri Kristo, ntabwo bivuze ko uhita witwara ukundi kuntu, ahubwo muri uko gukina kwawe erekana kwera kw'Imana, erekana ubundi butumwa buhindura isi. Abantu bavuge bati uriya mubyeyi yabashije gukina filime akomeza arakizwa, uriya mubyeyi yakomeje gukina filime none arakera imbuto zikwiriye abihanye. Ibyo byose rero tugomba kubitekerezaho mu mpande zose. Imbogamizi ntabwo zabura, cyane ko akazi kose cyangwa ibintu byose bitabura imbogamizi. Imbogamizi zirahari, hari ababigeramo nyine bakumva ko bageze iyo bajya, imyitwarire igahinduka, ariko byose ni mu mutwe. Ntekereza ko icya mbere ari ukumenya ikikujyanye, intego yawe ukayikomeraho nko mu Kristo. Ikindi ngira ngo mbabwire ni uko birashoboka cyane kuba wakwiteza imbere binyuze muri filime. Birashoboka cyane kuba wahindura ubuzima bwawe binyuze muri filime. Birashoboka cyane ko wagera ku rundi rwego binyuze mu gukina filime. Filime ni umwuga nk'iyindi myuga yose, nk'uko umwe aba umunyamakuru, undi akaba umuhinzi, undi akaba umuganga, undi akaba umwarimu. Rero ntekereza ko no kuba umuntu yajya mu mwuga wa filime akabikora nk'umurimo ashyizeho umutima n'ibitekerezo bye, bishobora guhindura ubuzima bwe. Urakoze cyane. Natangiye muri 2017. Mu by'ukuri nakundaga filime kuva kera, najyaga ndeba n'amafilime atandukanye, nkumva ndabyifuje, nkumva nzakina, ariko nkumva simfite aho byahera. Rero umunsi wa mbere njya gukina, bambwiye gukina ibintu, ndavuga se nagira ngo habaho imyitozo, nkagira ngo wenda habanza nk'icyumweru bakubwira ngo ukine ukabyitegura. Rero ikintu cyangoye bwa mbere ni ukugera kuri kamera, ukabona kamera iri hariya, aba sound bari hariya, ati kora ibi, abantu bose baguhanze amaso. Icyo kintu nicyo kintu cyabanje kungora. Komenti zari nyinshi cyane, ku ruhande rumwe zari mbi, izindi zari nziza. Nibyo natangiye mvuga ngo akenshi uyu mwuga abantu benshi babona ko ugiye guta umuco, ugiye kuva mu bukristo, cyane cyane ndavuga nk'abantu b'abakristo, bakagufata mu yindi shusho wowe udatekereza ko bagufatamo. Rero nagiye mpura na komenti nyinshi zinca intege, reka abe ariho mpera. Bambwira bati nta murokore ukina filime, wabaye umupagani, waguye. Avuga se kuba umuntu yakinye filime bimuhesha iyindi sura yo kuba yaguye akava mu buntu bw'Imana? Icyo kintu cyagiye kinca intege cyane, ariko nagiye ngira abantu nanone bamba hafi, bankomeza, kandi bari mu itorero nanone bafite inshingano, bakampa kuraje, bakambwira ati wow, twakubonye ukina filime, ni byiza cyane, komeza. Rero naje kugendera kuri icyo kintu cyane cyane cy'abantu bagiye bampa imbaraga kugira ngo nkomeze. Ariko urucantege rwo rwari rwinshi cyane, aho nciye haba ku rusengero bakandeba bati dore wa mudamu ukijijwe yagiye mu mafilime, ibintu nk'ibyo. Ariko mu by'ukuri iyo ushaka kugera aho ugera, mpamya neza ko wirengagiza ibyo byose, ukirengagiza urucantege ugakomeza. Ndumva nta nubwo yatenze gusohoka, kubanza narakinye kuwa gatatu, kuwa kane gasohoka. Rero numvise ari ibintu bitangaje kuri jyewe, ndavuga nibonye kuri televiziyo, abana barabireba, abo tubana, buri umwe wese, abantu barampamagara noneho, haba mu muryango, haba inshuti, twakubonye kuri televiziyo, twakubonye ukina. Numva ni ikintu kinyongereye imbaraga, numvaga ko bitazaca no kuri televiziyo, numvaga ari ibintu nyine bigiye kurangirira, ariko numvise bimpaye izindi mbaraga cyane. Aho ngaho rero mfite zozi zanjye ku ruhande rwanjye rwo kwagura sinema, nkaba nafasha n'abandi bantu bifuza kuba bajya muri sinema. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwanjye mfite gahunda y'uko nakora filime yanjye ku giti cyanjye, nkayikora, noneho ba bandi nabo bakitinya, bakiri hasi, bagifite ubwoba, nkabatinyura, nkababwira ko byose bishoboka.
ndumva nifuza kuzakora amafilme ajyanye na y'ibintu bya gikristo. Ngo filme za gikristo n'ubundi kuba turi abakristo nuko turi muri iyi si. No kuvuga ngo n'ubundi byo numva nifuza ni ibigaragaza ubuzima bwo muri iyi si, ariko tukagaragaza nanone ko bishobora umuntu ashobora kuba muri ubu buzima bwo muri iyi si ariko kandi ari umukristo akijijwe. Nukuvuga ngo ntidutwarwe nanone n'iby'isi cyane nubwo turi mu isi, ariko nanone tukagira umurongo ngenderwaho w'ubukristo bwacu. Ni ukwerekana izo mpande zose. Ni ukuvuga ngo urabona hari nk'abantu bitirira ubukristo ugasanga bari mu itorero baraho, ibyo byose tukabyigishaho tukerekana ko mu by'ukuri kuba umuntu ari mu idini runaka cyangwa mu itorero runaka ntago bimuhesha kuba ari umukristo, ntago bimugira kuba yarakijijwe. Ibyo byose rero ndashaka kuzajya mbyerekana, nerekana ubwo buryo abantu babayeho biyitirira Imana kandi mu by'ukuri atari abantu b'abakristo nkuko dusanzwe tubibona, ahubwo babandi twumva ko wenda badakijijwe ducira imanza, tukabona ahubwo nibo bakora ibikorwa byiza, ariko ibyo byose babikorera hano muri iyi si, ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo byose ni inyigisho zigenda zitambuka, zizajya zigenda zitambuka ku buryo umuntu wese yibonamo akavuga ati se nkanjye nk'umukristo mpagaze, ese kuko ndi umukristo cyangwa niba abakristo niba abapagani bo mu rusengero, ku buryo izo nyigisho zizajya zitambuka muri filme, ariko zigatuma nanone umuntu yireba nk'indererwamo akavuga ati burya bwose ibyo ndimo ntabwo ari byo, narayobye, reka ngaruke mu nzira. Noneho tukerekana na wa wundi twita ko yabaye ruharwa ashobora guhinduka, ubuntu bw'Imana bushobora kumuhindura. Wenda urugero nka filme nakinyemo nitwa Mama Teta, ndumva n'abatanzi iyo duhuye barampamagarira ati Mama Teta, Mama Teta, kubera ko nkina mfite umwana witwa Teta. Ndumva rero nta kindi kidasanzwe ku bijyanye n'izina na kimwe, cyangwa se role wenda nakinaga ikaba yarangizeho ingaruka zikomeye. Ni muri Stimade ari nayo natangiriyemo, ubu ndimo ndakina mu yitwa Impanga, ni nziza cyane muzayikurikire. Nkaba hari iyindi yitwa Muri Twe, hakaba n'indi nayo irimo irakorwa ariko itarasohoka. Ntabwo nigeze ngira amatsiko cyane kubera ko abenshi hari igihe muhura utanabizi ukababona, abenshi nari narababonye, abo twita wenda abasitari nari naragiye mbabona ahantu runaka mu birori runaka. Ndumva ntangiye sinema ntarigeze numva mfite umuntu numva nifuza kuzahura nawe. Ndabafite babiri, ni abadamu, sinzi ubu niba ari abadamu, icyo gihe bari abakobwa bo muri Nigeria. Umwe yitwa Genevieve, undi yitwa Omotora. Abo bantu nakundaga ukuntu bakina cyane, bakinaga ibintu ukabona babirimo, mbese ukabona nibwo buzima. Nibo rero numvaga rwose, numva ndamutse ngize amahirwe yo gukina nakina nkabo mu Rwanda cyangwa hanze. Umuntu numva n'ubundi nakwifuza gukinana, ibyo ndabivugira muri filime z'ikinyafrika. Numva nakina na Genevieve. Ikindi ni ubumenyi. Hari ibintu twita ibyaha mu by'ukuri atari ibyaha. Hari ibintu twita ko bizira kandi bitazira kubera ubumenyi buke. Umukristo ntago kuba uri umukristo bivuze ko ushyira amaboko mu mufuka. Ushobora kuba nibyo natangiriye nkubwira nti Imana ishobora kuba yaraguhaye iyo mpano ukazagera kure ari ikugejeje kure, ariko kubera kutamenya ko ufite iyo mpano cyangwa ngo witinyuke uvuge ngo noneho nsobanukiwe neza ko numva muri gihe mfite impano yo gukina. Ikindi ukamenya ngo ese Bibiliya bivugaho iki, ese hari icyaha kirimo, kuko ibyo byose iyo dukina wambara umwambaro w'undi muntu, ukishyira mu mwambaro we kugira ngo werekane byibuze uko uwo muntu abayeho. Rero uko uwo muntu abayeho, wowe iyo ubashije kwambara uwo mwambaro, hari benshi uhindura, hari benshi ufasha, hari benshi bakwigiraho. Wenda naguha urugero, nkitangira gukina Stimade,
nigeze guhura n'umudamu sinari muzi, urumva abantu benshi baba bakuzi, ambonye arampobera araturika ararira. Ndavuga se uyu mumama abaye, arambwira ati ni ku rusengero, twahuriye ku rusengero. Ndabaza mama ni ikihe kibazo ufite? Ati ndakwinginze biriya bintu kina byambayeho 100%, iyo nkureba ntekereza ubuzima mbayeho. Wenda dusubira inyuma gato, nkina ndi umumama w'umukristo ufite umugabo udakijijwe umuca inyuma, akazana indaya nkayicumbikira ntazi ngo ni habara rye, wenda reka munyihangane kuri iryo jambo nkoresheje, akambwira ko ari sekreteri we nkabyemera, mbese bakankina ubuzima ntazi, nanjye jewe mugiye mu gusenga mu bukristo. Rero hari n'abantu usanga hugiye muri ibyo byonyine, ni ugusenga nta kindi. Gusenga ni byiza, ariko nanone tugomba no guhumuka tukamenya ubwenge, tukita ku ngo zacu, tukamenya abahagenze, tukamenya abaharaye. Uwo mubyeyi rero yararize cyane, arambwira ati ubuzima uri murakina nibwo ndimo, none nakora iki? Urumva rero mu by'ukuri haba hari abantu turimo turigisha. Nk'urugero nk'uwo mumama mwegereye nkamuhumuriza nkamuganiriza, bishobora kugira ikintu kinini bikora ku buzima bwe. Rero umuntu wese wumva afite iyo mpano yitinyuke akorera ubwami bw'Imana. Navuze ngo kuba wakina sinema ushobora kuyikina kandi uri kwagura ubwami bw'Imana. Ndabashimiye, mwakoze cyane kumpa aka kanya kugira ngo ntange ibitekerezo cyangwa mvuge ku bijyanye na sinema. Ndabashimiye cyane, kandi ni ukuri ndagira ngo nongere nshishikarize umuntu wese ufite impano, bakobwa mwitinyuke, nta kintu na kimwe mudashobora kugeraho. Mukura amaboko mu mufuka, niba wumva ariyo mpano yawe haguruka ukine, shaka abantu b'icyitegererezo, shaka abantu wigiraho, shaka abajyanama beza. N'abapasiteri bacu ntago babyanze, n'itorero ntago ribyanze, nabo bifuza ko abakristo babo bakura amaboko mu mufuka bagakora bakibeshaho. Rero birashoboka cyane ko sinema yagutunga mu buryo butandukanye. Murakoze.